azagutera guhindura uko wabonaga iyi si. azasenya imigambi yawe yose maze usaze imburagihe. uzamubura inshuro nyinshi yibereye mu buzima utamenyereye. byaranditswe ntibishobora guhinduka. azagaruka yakomeretse afite impumuro z'undi muntu. nawe uzisanga uvuga uri ruboroga ati mana yanjye ibi ni ibiki nishoyemo. azagusaba imbabazi shenge nawe uzamubabarira. byari mu mugambi w'ubuzima. uwo mukobwa ntazongera kuva mu bitekerezo byawe habe nijoro cyangwa ku manywa. aboneka nk'uhishwe n'ibicu, wowe ukamushaka ukamwirukaho. Alright, subscribe na follow kuri TikTok. uzajya usenga no mu masaha nta muntu n'umwe wumva. uzanywera mu tubari twose azagutera kunyuramo umushakisha. uzamara amanywa n'ijoro witegerereza mu idirishya ureba ko uwo mukobwa yataha. byaraganywe, byari biri mu igeno rwose. iyo ntazongera kuva mu bwonko bwawe habe nijoro cyangwa ku manywa. we aboneka mu bihu by'urukumbuzi, nawe ukamuhiga ukamumwirukaho. ariko urukundo rwose rugira ibyabaye. uracyarota rwose. ese ubundi akunda iki? yifuza iki? akunda imitako agira ku maso? ndakubaza akunda iki? arota iki? abona nde? iyo nzagutega amatwi umbwira ibye. ese ubundi akunda iki? iyo alright. iyo ubyitondeye si mwiza nka mbere rwose. wigeze kunyura mu bihe bikomeye kurushaho. kuva icyo gihe yo uwo mukobwa ntazongera kuva mu bwonko bwawe habe nijoro cyangwa ku manywa. aboneka mu bihu by'urukumbuzi, ukamuhiga ukamwirukaho. ariko urukundo rwose rugira ibyabaye pe. uracyarota. ntazava mu ntekerezo zawe. asa nk'uwihishe inyuma y'ibihu byinshi cyane.
erega j'ai vécu nanjye une histoire nanyuze mu mateka nk'ayo ngayo. depuis. Kuva icyo gihe ndababara iminsi yose. Alright, ni akaririmbo keza karimo ubutumwa, ariko nizere ko kabashimishije ndetse kabahumurije, namwe mwaciye mu bihe nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero kora subscribe kuri YouTube ni Agasobanuye Plus, ukore na follow kuri TikTok naho twitwa Agasobanuye Plus, utibagiwe na Instagram hose na Agasobanuye Plus. Ciao ciao.